so bisobanura iki rero impamvu aba banyekongo bashobora kwisanga mu ntambara n'abarundi kibwumvisha koko bwakiyangaje mu ntambara n'u Rwanda. Reka tubanze turangize iyo poya nari nkubwiye yo kuba intambara yizinye shyamba n'abarundi shoboka. Abarundi burumva mu mutima wabo n'uburakari no kutakira ko bakubiswe n'inyeshyamba no kubitwerera ikindi gihugu. Hari n'ibice byinshi bagiye barekura kuko babona yuko nibagomeza kuresista amaraso arameneka ari menshi bagahitamo kubirekura mu rwego rwo kugira ngo abaturage badakomeza kuba ibitambo. Aho rero buriya mu rugamba hari umusirikare wambwiye ati aho wabonye umwanzi afite intege nke niho mukubitira. Abadede bagahita bavuga ati turabakubitisha abaturage nk'indobane. Nkuko wabonye ko bagiye kuzenguruka biriya byaro bya Mikarati kuko bumvaga yuko kubangamira abanyamurenge ari turufu rikomeye rishobora no gutuma intare za Sarambwe zisubira inyuma zigapuringa back mu rwego rwo kwirinda ko abaturage b'abanyamurenge bakoreshwa nk'agateko. Waragiye ugwa mu gisirikare cy'u Burundi kugeza amagingo ya leta y'abadede mwiyangaje kwinjira mu ntambara iyo ari yose n'igihugu cyari cyo cyose mwaka karere. Mumenye ko umunzane wanyu warabagaragaje ubwo mwamugiye gukora gikamikaza ari kwiyahura wenda ubwo mukica bo mwica ariko mwacyura mbargo ti kubera iki ntabwo muzumva ko muzajya mu ntambara n'igihugu mwarananiwe nyeshyamba. Nge nuko nduca byarashobokaga niba mukomeye koko ko mutari kwamurwa bino bice byose kandi mwabyambuwe nanone muri ibihumbi byinshi mu 20 ni benshi Sandrine none muhatakaje muri kumwe n'abariye mufite amaboko mufite Wazarendo irwanira wabo mufite FARDC yatojwe neza ifite ibikoresho mufite abacancuro bababirigi babakoloneza bakibabwira ngo cana hariya bababwira tactique za gisirikari none muri yangaje mu ntambara n'igihugu cyabasize kuri uru rwego si nko kwirukanka nyuma ya nirinda kubivuga kugira ngo atagira umugira ngo nsuzugwe igisirikare cy'u Burundi kuko geno bahi ibisirikare Sandrine je nabikubwiye kuko igisirikare cyakoroha kose kiba ari cyo kirinze ubusugire bw'icyo gihugu ariko nanone simbona leta y'abasivile bemera koshya igisirikare kizi ko bazi ko kidashoboye cyangwa bazi ko batahaye ibikoresho. Hari umusirikare jo bundi wamaye ijwi bari gutaha ataba bajenere katolika niyo twaba twaritoshe yego ibikoresho dufite ntabwo ari byo guhangana n'izinyeshyamba. Byo kuvuga ati Trump ibyo ngibyo muri kuvuga ngo yakuyemo mama 23 muri Yuvira ati ntacyo ahomba ati ndetse aho ndi kubona amakuru ko ngo abarundi na FARDC ngo bari bugufi nyine bari hafi ngo bo bari gusara biciye icyara ati tugiye kugira iki gusubira muri Uvira kongera kuryiyipisha kongera kuyikontrola ya Tanganyika akaba yishakira amabuye ya Lubumbashi akaba yishakira amabuye yo muri Chopo. Nta bundi bumanzi Trump afitiye abanyekongo. Trump wabonye ukuntu asereza Tshisekedi. Ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunze ashtarasuje umurere mu mpande zose zisi mwebwe mukunda amakuru tubagezaho umunsi kundi nukuri muri abantu b'ingenzi cyane ngarukanye na Rugamba no muntu wacu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye ndetse n'ubusesenguzi bwe. Rugangwa yikaze nanone. Ndabashimiye cyane reka twizere ko namwe kandi mumeze neza cyane twizere kandi ko tugiye kubana turaza no kugira ikiganiro cyiza bitewe n'amakuru tugiye kubasangiza. Yego. Hanyuma rero reka nkubite mbangura aho nabonye ko abarundi bakomeje kwisiga insenda. Ariko bamwe bafite impungenge. Bati ikigaragara cyo uko bimeze kuri uyu munsi ku ruhande rwa mama 23 n'abarundi atashobora kuzavamo navuga intambara. Ati kuko niba hari ikintu cyazengereje aba bagabo no umurundi. Ubibonye gutyo wenda umuntu yanagereranya ubundi Sandrine ka wenda nkubwira akantu gato mu mutwe w'abarundi. Yego. Twisegure ku baturage kuko nabonye yo tuvuza abarundi n'abaturage bivamo n'abasivile mu mutwe w'abadede n'igisirikare cyabo. Ntabwo bari kurwana n'inyeshyamba z'abanyekongo bari kurwana n'ingabo z'u Rwanda. Ibi nizere ko mubizi nkuko babitangaza babisubiramwo
ibi urabihakana gendere ku bivugwa n'abadiplomate b'abarundi kuko ubu nibo bari kuvuga bakavugira n'igisirikare yaba Dr Edouard Bizimana ubyibuke ubwo aheruka kuganira n'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo mu Gitega yavuze yuko Burundi butari buze kuri ku Rwanda rugakomeza gutera ibisasu ku butaka bw'u Burundi bavuga yuko hari n'ikintu bari buze gukora icyo ni kimwe ni wumva n'uwitwa Zephline uyu ni intumwa y'u Burundi mu muryango w'abibumbye mu minsi mike iheze mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yavuze ko u Rwanda ruri gukora ubushotoranyi ndetse ruri gushaka kwagura intambara ngo ibe intambara y'akarere abo ni abadiplomate ariko baba civile ariko buriya imvugo z'abadiplomasi baba civile mujye mumenye ko nizigiye zitana cyane n'ibikorwa bishobora kwinjiramwo igisirikare yego kuko abadiplomate bameze nk'ababosi b'abasirikari dushobora kubivuga gutyo wenda bize kumvikana neza so bisobanura iki rero impamvu aba banyekongo bashobora kwisanga mu ntambara n'abarundi irangana ururu kuko bashobora donc defense yabo wanabonye ko bamaze iminsi mike basohoye statement yihaniza abarundi bababwira bati ndetse nta nubwo ari Burundi gusa nano ma communauté internationale memu na Loni bababwira bati nimureke gukomeza kutugereka u Rwanda buri gihe iyo mushaka kutwambura uburenganzira bwacu iyo mushaka kudufatira ibihano no kutunaniza twe mudutwerera u Rwanda turabihanije nimureke kudusunikiraho u Rwanda bivuze iki rero niba umudede umusirikari wese n'imbonera kure yohereza muri Kongo ayibwira ati genda witeguye kuko ugiye guhura n'umwana w'umunyarwanda watojwe igisirikare aragenda mu mutima watazi ko agiye kurwana n'inyeshyamba y'umunyekongo ihananira uburenganzira bwayo aragenda mu mutwe ubutegetsi bwamwohereje bwamubwiye ngo mu byo ukora byose ucungane n'icyitwa umunyarwanda hariya yego so aho rero urumva ko ni nk'ubutatu ariko butari butagatifu inyeshyamba zirwana no kuri bene wabo b'abanyekongo nkuko ariyo mpamvu kano kanya twese tugenderaho yuko zeguye imbunda kugira ngo ziharanire kubona uburenganzira kuri bene wabo hari abari mu buhungiro hari abicirwa ku butaka bwa Kongo bazira inyoko ariko ibyo bitandukanye n'umudede wambutse hariya we aricyo kimujyanye kuko yagiye Gitega yamubwiye iti uriya mutwe ntubaho wabonye ko mu mvugo zabo barabitagatifuza bakavuga ko Uvira yafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda ikindi cyateye inkeke ibiriya bisasu wabonye byavuye Kamanyura bikitikura hariya Rugombo Gitegaho kugira ngo babishinje AFC n'igisirikare cyayo babishinje RDF yego so inyeshyamba rero zishobora kwiyangaje kwinjira muri iyi ntambara n'abadede bo banashaka cyane intambara n'u Rwanda sinzi na n'ubu sinabona impamvu ifatitse ariko ubona ko bo bashobora kwisanga bari kurwana n'izo nyeshyamba kuko bo mu mitwe bari kumva ko bari kurwana n'igisirikare cy'u Rwanda donc cyabakubitiye Uvira kibambura kibakura ibiryo bihiye mu kanwa buri Uvira apari yo kuba tuvuga yuko yari poste cyangwa strategic area ku gihugu cy'u Burundi siritu kukurinda umupaka wa umujyi wa Bujumbura kuhabona rero abana b'abanyesaramwe bambaye impuzankano bari hariya Kavimvira birakorogoshora umurundi twakoze imibare itagiye kure tubona ko umunzani umuhengamiraho mu igisirikare cy'u Burundi cyaragaragaye kuri iyi nshuro wenda turi buze kubyinjiramo wabonye yuko ingabo z'u Burundi ngo zashyizwe ku mupaka ku bwinshi yego haza n'imbonera kuri ariko tubanze tugende gake mbere yo kuza kuri iyo ngingo kuko uko umunsi uri kugenda wigirika ku wundi nge ejo nandi kubibwira abantu mvuga nti wenda wasanga ari bya bindi bisanzwe igisirikare kikaba kiri muri patrol kiri wenda no mucyo twita imikwabu ariko byamaze kugaragara ko atari ikibazo cy'umukwabu ahubwo ari ikibazo cyo gukomeza kwikanga u Rwanda ko bajya mu ntambara Uburundi bufite ikintu kirenze kimwe bwishinja kibwumvisha koko bwakiyangaje mu ntambara n'u Rwanda reka tubanze turangize iyo poya nari nkubwiye yo kuba intambara y'izi nyeshyamba n'abarundi ishoboka abarundi burumva mu mutima wabo n'uburakari no kutakira ko bakubiswe n'inyeshyamba no kubitwerera ikindi gihugu bashobora kurasa buhumyi bakanarasa batababarira ziriya nyeshyamba nazo zigakurikira ubwo ndavuga AFC n'igisirikare cyayo nubwo hari abantu nabonye bavuga urumva ntitukazite nyeshyamba turazita ikisi ntabwo ari ingabo z'igihugu cya Kongo ntabwo ari ingabo z'igihugu cy'u Burundi ntabwo ari nta republika ibaho muri mu burasirazuba bwa Kongo so ubwo rero ikintu gihari ni ikihe ntabwo AFC yanamaze gushyira ku munzani igisirikare cy'u Burundi ikakireka ko umunzani ugihengamiraho abarundi ubwo ni abadede alternative baba basigaranye ni ukurasa nko kurwana biyahura gikamikaze hari n'intambara nyinshi barabonye ku butaka bwa Kongo ku buryo bwa buhumyi uburyo bagiye barasa na drone za mikarati hari byagiye bigaragara abadede rero alternative baba basigaranye niyo kubabaza izo nyeshyamba bo barasa bumva ngo bari kurasa ingabo z'u Rwanda zagiye kubatesha umugati muri Kongo aba banyekongo nabo bakarwana bagira bati nubwo mudutwerera u Rwanda twe tugiye kwirwana mu buryo bw'abanyekongo nyine kuko mwadusanze ku butaka bwacu ako niko kantu mubwira ngo imbarutso iraregetse yuko izi nyeshyamba wasanga zamaze kwiyangaje mu ntambara na leta y'abadede kuko abarundi ngiye nkunda kubwira abantu ngo kiriya gisirikare cyabo nkibonamo ibice bitatu
igice cy'abahezanguni kigendera ku bwoko ku buhezanguni bw'abadede bo kumva ko ari abextremiste ba bino bintu ngo byare bantu bumva ko ngo bari kurwanya neurotique ariyo mpamvu ndayishimiye ingabo ze bagize muri Kongo aho guhiga indi mitwe bakajya guhiga umutwe byitwa kurwanira inyungu z'abatutsi n'abanyamurenge kuko nibo leta ivuga no mu majwi n'abadiplomate ba Kinshasa barimwe abadepite bitwa ba Bitakwira barimwe umudepite witwa niba ari Mishiki niba ari wati hari umudepite waha muri Warikare yari navuze ngo agiye kwisubiza Uvira mu cyumweru kimwe we yaravuze ko azaza i Kigali ngo mu minsi 18 yego ngo ubundi yarangiza agatera u Rwanda exactly abo ni abaheza nguni bakiri kugendera kuri bwa extremiste nyine bushingiye ku nyoko mu mbabare mbivuge gutyo kuko niba mukurikira imvugo za ba Bitakwira ntabwo baca ku ruhande bagaragaza icyo barwanira n'icyo barwanya kandi nta leta ntijye bibabuza aho nashakaga kukwereka ko rero abadede nabo bazi neza yuko bananijwe na zino nyeshyamba banananiwe reka tubivuge gutyo bashobora kubikora bya bindi bya gikamikaze we tugende turase buhumyi twica abaturage nizo nyeshyamba ziri hafi zibigenderemwo tuzajya turasa tuniruke yego cyangwa turase kuko bamaze kubona ko aba banyekongo AFC hari uburyo kibona ko bashyize imbere abaturage hari n'ibice byinshi bagiye barekura kuko babona yuko nibagomeza kuresista amaraso arameneka ari menshi bagahitamo kubirekura mu rwego rwo kugira ngo abaturage badakomeza kuba ibitambo aho rero buriya mu rugamba hari umusirikare wambwiye ati aho wabonye umwanzi afite intege nke niho mukubitira abadede bagahita bavuga ati turabakubitisha abaturage nk'indobane nk'uko wabonye ko bagiye kuzenguruka biriya byaro bya Mikarati kuko bumvaga yuko kubangamira abanyamurenge ari iturufu rikomeye rishobora no gutuma intare za Sarambwe zisubira inyuma zigapuringa back mu rwego rwo kwirinda ko abaturage b'abanyamurenge bakoreshwa nk'agateko urumva hari impamvu nyinshi cyane zatuma zino nyeshyamba zihatirizwa kujya mu ntambara abarundi bamaze gutwereka ko bo cyangwa abadede bo bamaze kwerekana yuko niba navuga ngo ntibagifite nk'icyo guhomba nta muntu n'umwe watekerezaga ko Ndayishimiye yareka ino ntambara ikagira mu marembo ye nobody ko inshuro byarabaye twese twavuga ati niba abadede bakubitiwe bakuwe hariya muri nturo aho bamaze gutwikira aba banyekongo ubu nibwo bari gusana niba abadede bakubitiwe Rubaya niba abadede bakubitiwe Goma bagakubitanwa na FARDC Special Force bagakubitanwa na SADC bakajya Gicanga bagakubitwa Uvira bikabuko bakabihaniza Kamanyora nta watekerezaga ko biriya bintu bizagira hariya Ndayishimiye nk'umugabo w'ikirenga atarabwira aba bahungu be ati ntabwo mubishoboye ni mutari yarabiretse mpaka bigera Uvira birenga Uvira ubu abarundi bahostinze amabandi ya Wazalendo ni abasazi sani sawa wakumva bari kurasana n'ingabo za Ndayishimiye uwo mwanda wose nta baruzi yuko abadede bashobora gukora ikosa ryo kure kukototera ku marembo y'ubutaka bw'u Burundi bivuze iki abadede biteguye gutakaza buri kimwe kirimo nako kajagari twibazaho kari kujya hakatuyobera abadede bagaragaza ko bagira ntacyo bahomba nta gipfa kuvuga ngo ubutaka bwacu ni buto nidushaka turwaniremo ubona ko hari nk'agatsiko utamenya ngo ese leta y'abadede yita leta nkozi abaturage banyu mu baha agaciro ki abaturage mugiye kwakira ayo mabandi yo muri Wazalendo no kubambura imbunda ko byabananiye ese nibo mugiye kugarura ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi iyo Wazalendo itaba mutafatakanyije ngo murinde Uvira murumva murarinda umupaka w'u Burundi so ugahita ubona ko rero abarundi bo bashobora kubikora mu buryo bwo kwiyahura bazi ko izi nyeshyamba zarabananiye kubananira byo ariko bashobora donc kubikora mu buryo kugira ati twebwe n'ubundi twarasebye reka tubure byose ahari hanyuma ukabona Ndayishimiye bizarangira aba bagabo bamworoheye kuko kugeza iyi saha niba bari kurunda nibyo tuvuze tugiye no kugarukaho ko bakomeje kurunda ku mupaka abasirikari ahubwo tukibaza ngo iyi Uvira ko mu itangazo ryasohotse mama 23 yavuze ko idashakamo ingabo nk'izi ngizi z'u Burundi abazalendo ndetse n'aba FARDC tukibaza uyu mupaka izi ngabo ziri gushyirwaho zaba ari iziki ari izigiye kumara iki ese ejo nitwajya kumva tukumva ngo abarundi cyangwa se FARDC bongeye kwishora muri uyu mujyi wa Uvira tube turetse na Uvira ndabibabwira muri ubu buryo igisirikare cy'u Burundi ubona ko gihora kikwa mu Rwanda hari abasesenguzi barimo n'abadiplomate batangiye kubivugaho bagira bati igisirikare cy'u Burundi akakanya kiyangaje mu ntambara n'u Rwanda Senateri Vode n'umwe mu batari pfana yabigarutse agira ati reka twemere ko Ndayishimiye abatebye ati kuko ntabwo imbeba yapfa kugejura rwaga ko ngo itereho pompage uriya mugabo yabikoze mu buryo bwo gutebya no kuzimiza wenda nubwo nuko yagereranyije ko Gasimba wenda byazamo nko gucirikisha ingabo z'u Burundi ariko nge nkunda kuvuga ngo ingabo z'igihugu uko zagira imbaraga nkiya kose mu mirwanire ko buriya ni ingabo sibyo nshaka gusobanura iki rero abarundi bafite urwikekwe
cya kindi bajya bavuga ngo ntekereza ko uzankorera ikintu reka rero ngo utange. Iyi tansiyo y'iki gisirikare cy'u Burundi yazamutse hano muri Butanyerera aho za Bukinanya naho za Rugombo, ubwo ndavuga Cibitoke, nuko abarundi nge nahereye kera mvuga ngo ubundi u Rwanda ntabwo rwari rufite impamvu ifatitse yo kuba rwakinjira mu Burundi, kuko izari zihari byari ibintu bishaje. U Rwanda rushobora kuba rwaranirengagije, nk'uko rutajya mu Bubiligi guhiga intera hamwe, mu Burundi ziriyo ziri mu nzego za leta, mu Bufaransa ziriyo. Ibyo ni ibintu u Rwanda rwagize rutireka tubane n'isi dukomeze tugende, aho twatanze ubutabera hashobotse twarabikoze aho byanze ubwo nuko. Abarundi mu gihe bidahagije bararenga bajya gukorana n'abandi barwanyi bashibutse ku izo ntera hamwe bari muri Kongo, bari gukorana on current situation. Ibyo bikorwa byabo bari gukorera rimwe, wabonye ko ejo bundi Bugarama hararashwe, nubwo ahubwo abadede bahise bavuga ko u Rwanda rwo rwarashe mu Burundi, ariko Bugarama hararashwe. Biriya rero bituma abarundi bicara bakagira bati nyamara twakoze ibintu u Rwanda rwatwihanangirije, rutubwira ko atari byiza, none reka duhite dushyiraho n'umwitangirizwa nta wamenya. Reka Ndayishimiye yigeze kubivugaho avuga ati ni muryame mukondo wa Jose, niba ari mukondo wa Jose sibyo, ati turyama n'ibindi nk'ibyo nyine by'abadede hari uburyo cyumva karimi kabo nabo kaba gashotoranyi, ariko biriya byose kuvuga ngo muryamira amajanja, we ko ari nko kuvuga ati nta wamenya. Twakoze ibintu byose bishobora gutuma kiriya gihugu kitwihimuraho cyangwa kiduhana. Reka tumere nk'ababatanga rero. Ariko ntumbwire ngo Barundi bararunda ingabo ku mupaka, none izi ngabo bari kurunda ahangaha ko bari bafite ibihumbi 20 ku butaka bwa Kongo zakoze yiki. Yewe niyo nkunda kubabwira ngo umunzane waragiye ugwa mu gisirikare cy'u Burundi kugeza amagingo ya leta y'abadede mwiyangaje kwinjira mu ntambara iyo ari yose n'igihugu cyari cyo cyose mwaka karere. Mumenye ko umunzane wanyu warabagaragaje, ubwo mwamugiye gukora gikamikaza ari kwiyahura, wenda ubwo mukica bo mwica ariko mwacyura mbargo ti kubera iki. Ntabwo muzumva ko muzajya mu ntambara n'igihugu mwarananiwe nyeshyamba. Nge nuko nduca byarashobokaga niba mukomeye koko ko mutari kwamurwa bino bice byose, kandi mwabyambuwe nanone muri ibihumbi byinshi, 20 ni benshi Sandrine. None muhatakaje muri kumwe n'abariye, mufite amaboko, mufite Wazarendo irwanira iwabo, mufite FARDC yatojwe neza ifite ibikoresho, mufite abacancuro b'ababirigi babakoloneza bakibabwira ngo cana hariya, bababwira tactique za gisirikari. None muri yangaje mu ntambara n'igihugu cyabasize kuri uru rwego, si nko kwirukanka nyuma ya nirinda kubivuga kugira ngo atagira umugira ngo nsuzugwe igisirikare cy'u Burundi, kuko genda nubaha ibisirikare Sandrine gena nabikubwiye, kuko igisirikare cyakoroha kose kiba ari cyo kirinze ubusugire bw'icyo gihugu. Ariko nanone simbona leta y'abasivile bemera koshya igisirikare kizi ko bazi ko kidashoboye cyangwa bazi ko batahaye ibikoresho. Hari umusirikare ejo bundi wamaye ijwi bari gutaha ataba abajenere katureke niyo twaba twaritoshe, yego ibikoresho dufite ntabwo ari byo guhangana n'izi nyeshyamba. Ati baragukubita ibintu ukabona abajene batatu baraje bakubise batayo ukayoberwa ibyari byo. Ibyo rero byose ni ubutumwa byanga bikunda abadede baba bagomba kumva no kwitaho no guha agaciro. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo ibikoresho biri buze kongerwa, ariko alternative ishoboka kireka ari intambara Abarundi bariyangajamwo, ariko mu buryo bwa gikamikazi, ku buryo bw'imibare abasirikare ku bandi bikoresho no guterana. Abadede ntabwo akakanya bari kuri yo karimbure. Ntayo ngurura ntago bayiriho. Ariko niba umaze iminsi wumva amakuru, wumva yuko ababirigi bakomeje kugenda baha intwaro, ndetse byitwa ko zikomeye. Nge navuga ko byitwa kuko nta gihe ububirigi uzi se impamvu nta gihe ububirigi butafashije usubize kuva ino ntambara yatangira. Byagiye bivugwa ko umubirigi ari inyuma y'u Burundi n'inyuma ya Kongo. Ibyo byo urabizi ko ari nabigize kuvuga ko baje muri za Kindo nayo hose. Uyu munsi bikavuga ko bakomeje guha ibikoresho abasirikare b'Abarundi ndetse na FARDC. Sibyo se? None ukibaza gute kuvuga ko bo batiteguye, kandi kugeza iyi saha basa naho ubona ubwo bisa nayo intambara igiye gutangira. Niba buryo umuntu acyongerwa ibikoresho nuko atari akagivinga up. Kandi ariko tukibaza ese niba byumvikanye ko ari abasirikare b'u Burundi na M23 M23 ifite bagomba gutaha, warabibonye? Yego barahari. Urabona uno mu Burundi ubundi atari umwiyahuzi, kandi nari nkikubwiyeho nyine ko alternative basigaranye ari ya gikamikazi, ariko reka myuzuze. Ku makuru atugeraho nuko ababirigi ngo hari amakamya ayinga amakontineri agira muri 30. Article nari ndi kubikuraho ejo naravuye se nese ubu ntabwo yaba ari exaggerance wenda bakoze akamyo 30 zirimo ibiturika ngo bazipakuriye hafi iminsi 3. Yego. Ariko ibi ngibi nanone ntuze kubigira ko byaba ari exaggerant cyangwa se ku exaggeratinga, birashoboka cyane. Kubera iki? Ntabwo nigeze mbona ko Burundi bwabuze ibikoresho nkuko ingabo za Kongo n'abariye babo byari byoroshye cyane yuko Abarundi baramutse barekaramye kubura ibikoresho Kinshasa yari kubaha ibikoresho. Yego. Ndabisobanura nti rero
ku butaka buhuza u Rwanda n'u Burundi. Kabone niyo ndabivuga nk'umusivili, ariko ubwo ndabivuga nanone tugendeye kuko mwatwigaragarije. Si ko bwanjye mbona ko Burundi butabuze ibikoresho cyangwa iyo FRDC, ahubwo habuze abakoresha ibyo bikoresho. Kubera iki rero? Nta nubwo icyo ari igisobanuro cy'uko igisirikare cy'u Burundi cyangwa cya Kongo giciriritse, ahubwo impamvu barwanira iraciriritse. Nta gihugu nigeze mbona kuri iyi si kiyangaje kwinjira mu ntambara n'ikindi gihugu kizi ko kiri kugishinja ibirego by'ibinyoma ngo iyo ntambara icyorohere. Ariko zangira uzi kugenda ukica umusivile w'inzirakarengane, ni nk'ibi byabagaho ku ngabo za Ndayishimiye hariya Mikarati. Tekereza gufunga icyaro kirimo abanyamurenge, ntibabone imiti, ntibabone amazi, ntibagire ku isoko ngo bigurire utudodo cyangwa bigurishirize ihene. Wababaza uti aba basivile murabahora iki ngo twabonye ko bajya bashyira ibyo kurya umwanzi? Icyo cyonyine. Uriya muturage ujya kumwica ukica ijana, ariko ijana basigaye ukavuga ariko harya ubundi mu biki. Urumva uba watangiye kubona impamvu yo kugira ute ko giving up. Iyi leta nayo iri buza n'ibyo bikoresha ibirundi u Rwanda rwicecekera rw'abandi. Wari wumva statement mu Rwanda ivuga ngo twiteguye abarundi? Wari wumva umudiplomate wenda uretse nka Ivode nawe n'itangazamakuru riba ryamushotoye agahita nabihuhura bakavuga ati ibyo bintu muri gutebya? Wari wumva umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga uvuga ngo tuzabivuna tuzagira gutya nk'ibyo hariya Edouard Bizimana ari kuvuga? Ntabyo iri buze kubona. Bishatse kuvuga iki rero? Izo mpamvu zose ziba zabaye created na leta runaka, leta nshotoranye ibizi neza yuko yakereye impamvu zo kwinjira mu kibazo, ariko hari n'igihe uba usanga uriya muntu ishaka kwinjiza mu kibazo ari buyitegure bwikubye gatatu. Akure kusakurize mu majyepfo no mu majyaruguru, we yitegura amajyepfo n'amajyaruguru, ariko asigaze n'uburasirazuba n'ikindi cyerekezo cyo kuri buze kukuzimya no kugucecekesha. So aho niho nakwerekaga ngo ntago mbona ko ibintu abadede bari gukora kano kanya, simbona ko 100% biva mu mitima yabo n'ubushake. Hari umubirigi ubari inyuma n'igisuti ababwira ati murabizi se ati u Rwanda rwaraducitse, rwaciye umubano, murabona hari miliyoni 180 z'amadolari rwanze, nta buryo kimwakemeza mugakomeza mukajagarara mu karere byose tukabisunikira iwanyu. Nk'iyi leta wumvise ko rero leta y'abadede Sud Sudan ni Kinshasa mushuti wabo ubu bayobora urutonde rw'ibihugu bitindi ku isi, nubwo n'u Rwanda nabwo rwisanze mu bihugu 50, ariko urumva rurakanyakanya ruri hirya kure. Icyo nshaka kukubwira, leta y'abadede isa n'iyisanze ko idafite amahitamo. Niyo mpamvu bakunda kuyibaza ngo muzavuga ko abasirikari banyu bapfira iki muri Kongo? Nobody who can say anything. Aravuga ikize? Twatabaye Kongo, mwayitabaye iki rero? Aho mwayitabaye ko hafashwe indeni, kuki mutemeye ko nta mbaraga ngo mutahe, ahubwo muri kwicisha abaturage n'abana b'igihugu? Muzavuga ko mwatabaye se? Niba mwaratabaye mwaratsinze? Iyo mitwe muvuga mwagiye kurwanya se mwarayitsinsuye? Icyo gihe nka Gaspari baratuza, yiyambuye umwambaro wa gisirikare akambara umwambaro akambara umwambaro wa se ni baratuza naye navuga baratuza, numvisha abarundi bambwira ngo ni baratuza. Ubwo zase za mu Kinyarwanda ni kimso. Icyo nashaka kukubwira rero, ntabwo uriya munyacyubahiro mu gisirikare uvugira kiriya gisirikari umwambaro uriya mwambaro iriya madowadowa, nkurahiye nkomeje yakubwira ati yonza kuba mfite ubundi buryo nari kujya mbyihorera, ariko ntabwo. Kubera iki? Hari iryo tegeko rya Etat Major Bujumbura nayo imeze nk'iri gukoreshwa n'itegeko rya Etat Major Bruxelles. Urumva izo n'imbaraga ebyiri ziri gusunika umusirikare w'umurundi, yaba kuri koporo abana bagiye baraswa, baba bano bagiye bafatwa, ukabona kuvuga ati nari maze iminsi 3 ntarya, ukabona AFC iri kumusuka amata n'amazi. So nukukoresha alternative umuzungu we niyo mwapfa muri jana ntacyo bimubwiye sanje. Yego, ari nabyo kuvuga ati Trump ibyo ngibyo muri kuvuga ngo yakuyemo mama 23 muri Yuvira, ati ntacyo ahomba. Ati ndetse aho ndi kubona amakuru ko ngo abarundi na FRDC ngo bari bugufi nyine bari hafi, ngo bo bari gusara biciye icyara, ati tugiye kugira iki gusubira kongera kuryiyipisha, kongera kuyikontrola. Yego, ariko abandi bati muramenye kuko aba bagabo nibamenya ko mwagarutse, ati backup ishobora kuba mbi cyane, noneho bakarwana nkaho ntacyo bahomba. Binigeze kubwira mu kiganiro cyahise, nababwiye ngo ngenda bisubiramo nubwo bibasharirira bamwe na bamwe, nubwo nabafana ba AFC n'igisirikare cyayo ni inyeshyamba. Inyeshyamba yitwa inyeshyamba kuko yemeye kwerekeza ishyamba ku mpamvu runaka kandi ikomeye, iba yakemera gutakaza n'ubuzima bwayo. Izo mpamvu zose rero zose nta n'imwe iravaho, uretse kumva ngo ubusabe bwa Trump wishakira amabuye ya Tanganyika, akaba yishakira amabuye ya Lubumbashi, akaba yishakira amabuye yo muri Chopo. Nta bundi bumanzi Trump afitiye abanyekongo. Trump wabonye ukuntu asereza Tshisekedi,
hati umugabo yarambwiye ati ninjye gwifatira amabuye yaranyinginga ati please ati rero reka twigire gushaka ingufu za bateri tube turetse peteroli yacu na essence. Bivuze iki rero ntabwo mubiri mu mutima w'umunyamerika bya mbere n'umubirigi so kuvuga ngo abarundi ngo babaye saved ngo abanyekongo babaye saved. Ni nayo mpamvu nkunda kukubwira ngo izi IAFC mu bigiri gucunga muri diplomasi yayo reka ntimuze kugira ngo ntabwo bashishoza. Hari abantu nabonye bahangaritse ngo bwiragiye ngo birakada aba bajene bemeye gupfusha bingana ko bamaze igihe kingana gutya muri irishya mugira ngo nabantu binjije bo kuzukagira gutyo biragoye kuri inshuro sanu nasoza dukomeza izindi update rugamba ari nacyo kintu nabonye bamwe bavuga bati nubwo inuma 23 bavuga ko yasohotse muri uyu mujyi atishobora gusohokamo atariko ntago ari yose ati aho intasi zishobora kugumamo zimenya ngo ese umurundi arinjira FARDC irinjira nkuko n'ubundi bari basanzwe barimo mu ibanga rikomeye atariko nago 23 yakora ikosa ryo kurekura burundu kuko kugeza isaha izi neza ko hariye niho haturuka iki bya bitero byose urabizi ko bahoze babitaka bavuga bati ibitero bituruka muri biriya bice buri munsi kundi ati rero nabo nibwo basohokamo ntibakorera iryo kosa. Erega reka mbibutse gato impamvu bitari buze no gukunda mu mbone yanjye ya gisivile ukavuna aho byigeze kuba niba abantu batabyibuka zafashe no mujyi bati none birasakuza yo ni ibintu biracika bisubirira inyuma gato wabonye uko byahise bigenda wazarendo bahise baza ngo ba abarundi bati ngo ba bagarutse byagenze gute barabakubita banzika. Igisobanuro nshaka kubaha izi nyeshyamba zifite discipline nimushaka mubika kungako zifite discipline na diplomasi biri hejuru bo wanamaze kubona ko bamaze kwibera nk'abatagatifu imbere ya Loni ntikiba bo irabakondana nyine ari kubona ko bya bintu by'ibihano ese ya matangazo ya hato ya matangazo ya buri kanya za mpuguke zangirwa mpuguke z'ababirigizi yobo yari umugore wari umubirigikazi najyaga mbona rwose ashyushye ku buryo buragakomye bari bazaga no guhunahuna mwirimbi rya gisirikare Kanombe ngo bagira ngo barebe uburyo ngo ryagutse n'ibiki byose bahozaga kunyeka uriya mutwe bawukorera amaraporo ariko ntago bakiri kubikora. Bishatse kuvuga iki aba bagabo muri diplomasi hari insinzi bagezeho ari nayo iri buze gutuma abarundi as long as abadede mukomeza kwemera kuba igikoresho cy'umubiriki tere yanyu ubikibuga cy'idege ntikiri gufunga ikintu uko byakabaye bikorwa. Ese iyo sinsinzwe how comes ni gute inyeshyamba zegera ubutaka bwanyu ikibuga kigahita kiba taken down nubwo batinjiriye ngo bagifate ariko iyi ninsinzwe kuri leta y'abadede. Icyo nicyo tujye kugaruka mu kanya gato mu makuru mu kanya twakiriye ikintu cyatumye Uvira ahanini yagira iki Amerika yakomanga ati ni mwe musohotse ati kubera iby'ikibuga turaza kubirambura wenda kuko tubirambure kuko ni birebire ni topic ndende kuko kugeza kuri iyi saha bishobora kuba hari ikintu gikomeye ndayishimiye yicariye akavuga ati noneho niba Uvira bimeze gutya iwanjye hari akaga gakomeye kandi koko kari kanahari. Dusubire ku kiganiro gikurikira. Ndagushimiye cyane rwa namwe urakoze. Urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.